you look like a king, a Rwandan king today. You've been dancing traditional songs of here in Rwanda. How do you get our traditional culture? Let's say I fell also in love with the country and the culture. At my moments, I enjoy being here. We can, even in the West, we can learn a lot from you people in many ways. So this is not known, but I would like to bring a lot of people of the Western world to here. Say, look for yourself, see for yourself how things move, go forward. The energy in the people, the motivation in the people, this youth you have, this power, this is, witness it for yourself. And I fell in love with the country, I fell in love with the culture. I feel very happy here, I feel very welcomed here, absolutely. And this accounts for even people in the street up to people quite highly ranked in the government and in authorities. Yeah, you've been here, Umurisho. You know Umurisho? No. This house. This house, all right. How do you see, how is it important to you? Let's say there's a little, let's say, a shelter there. If it would be possible, and if the boss would allow it, I would break it down and put it on some ground I bought. It's so beautiful, it's so relaxing. Did you enjoy the food? I enjoyed it very much. So yeah, it was the first time I ate very traditional, so with the hands, very good. So I was wondering why I should wash my hands very thoroughly. Wow. But then okay, the fish was marvelous. Wow. I have to say like that. And of course, all the rest, it's eating, is enjoying a good time together. And this is very, I believe this is very African, that the food is that important to connect people. So let me say thank you so much, and thank you for sharing your story and experience with us. God bless you. Okay. Amen. Thank you very much, it was a pleasure. Yeah. Wowe uri umunyarwandakazi rero tugiye kwibarangura mu kinyarwanda. Yego. Alright. Mama umeze neza? Nimeze neza. Wadusharinze ubuzima bwawe, twishimye ibyinshi wabitubwiye. Yego. Aha, ukoze ibintu by'ubwenge nari nibagiwe. Banza warakoze itangazamakuru aho. Nkora ba James bo kuri RBA. Ndabaza. N'abacuti bajye bankoresha. Yes. Nabonye na Marcel Ntazinda. Bose n'abacuti. Yego bambe. Ko nabonye mu mirerere y'abana bawe, lemse y'abana bawe kuko nabawe nawo bito nabonye baguteye igikika cyane. Gutubihuza n'umuco. Umuco wa Kinyarwanda n'iki kintu kinini ubonamo gituma imirerere y'abana bawe ihuza n'umuco ku buryo bagendera ku muco nyarwanda. Nuko umuco wa Kinyarwanda n'umuco mwiza kandi ushingiye abanyarwanda bazi gusigasira umuco. Uwusigasira rero ahera mu bato. Ntago wasigasira mu bamaze gukura kuko bacana umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kigororwa kikiri gito. Niba mushaka gusigasira umuco, ururimi n'ikintu cyose twifuza gusigasira no guhera mu mpinja nkuko bakunze kubivuga, no kubonsa umuco n'ururimi. Bakuzanye mu ngobyi bakubereye mu mijisho byo byakiriye ite bagushingiye. Nanjye ubwanjye bantunguye, ntago nari nzi ko iki gikorwa gihari, ariko byanteye byazamuye amarangamutima yanjye. Waruzi ko bihari? Ntago nari nzi ko bihari, gusa nibutse kuko ndasoma cyane n'amateka ndayazi cyane. Rero nabonye ari ikintu cyiza cyane gusubira inyuma tukamenya uko iwacu byagendaga kera. Yego. Inkuru z'abato by Rebecca batangiye ryari? Twatangiye muri 2019. 2019. Yego. Urabona ugeze kuki? Urabona bigenda? Biragenda, imbogamizi ziracyari nyinshi kuko nk'ubu ngubu turi mu bikorwa cyane cyane byo gufasha. Yego turi no mu by'umuco, ariko ibyo gufasha cyane cyane abana batoya, kubakura mu buzima bubi, kubakura mu mutuku nk'uko dukunze kubivuga, mu mirire mibi, no gufatanya n'ubuyobozi bwacu muri gahunda yihaye yo kurandura. Icyo kintu bita kurandura no kuvuga ngo igiti buryo utakiranduranye n'imizi ntacyo ubukozi kirongera kigashibuka. No kuvuga ngo igwingira tutarihereye hasi mu kurwanya imirire mibi ntago twazarigwanya ryamaze kugaragara. Niyo mpamvu rero duhera mu kurwanya iyo mirire mibi,
noneho abana tukabazamura. Biragoye rero ariko aho tugeze ubu naho kwishimira, turacyakomeza, turashaka no kujya no mu tundi turere kujya kureba uko bimeze, ariko ubu aho tugeze turanezerewe. Mukorana mute n'inzego za leta by'umwihariko NCDA? Turakorana, ntacyo twakora tutabafite, ntacyo twageraho tudafite inama zabo. N'abo bana ni ubuyobozi bubaduha, turabegera bakaturebera statistique, bakaturebera abo bafite batameze neza, bakabaduha ku bufatanye, rero tugafatanya. Iyo tugezeho tutarimo kubishobora, urugero nk'ubu twari dufite abana barimo gusubira inyuma kandi dukoresha uko dushoboye tukabagaburira bisanzwe, rero inzego za leta z'ibanze batwoherereza ntabwo ari abakangurambaga, ni abajyanama b'ubuzima bazi iwacu bagakora raporo, bakabona uko abana bacu barimo basubira inyuma, bakabiganiraho n'abaganga, noneho umurenge ukatugenera icyo bita inyunganiramirire. Murumva rero ko ntituri twenyine. Mbishimira n'ubuyobozi cyane, binkora ku mutima kubona ubuyobozi buri maso, bukaba hafi, bukavuga buti Rebecca na Jo, turebe ko nta kintu cyabagoye, bakaza bakaduha izo nyunganiramirire, bituma abana bacu bongera bakavumbuka, bakongera bakazamuka. Umutware wawe ntabwo yabyirukiye mu Rwanda? Yego. Ariko wowe wonse u Rwanda ndetse nawe urarumutamika, biragaragara ko arukunda. Yabyakiriye ate kumva yuko wongeye kugarura amaso yawe mu gihugu cyawe cy'amavuko no kwita ku bana bawe? Kuva kera arabizi, nibyo biganiro tubamo, ku buryo nawe ubwe yigeze kubona inzozi zanjye ukuntu zifite imbaraga, arambwira ati nzakoresha uko nshoboye, igihe bizakunda tuzanimuke kugira ngo ube hafi y'inzozi zawe, nanjye nkomeze ngushyigikire. Rero akunda u Rwanda, nuko wenda atavuga ikinyarwanda, ariko hari n'igihe usanga ari cyo dukoresha cyane mu rugo, kuko akenshi mba mpamagara hano, akenshi mba nkurikirana uko bimeze kuri tele, abana bariye iki, banyoye iki, ababarera bameze bate, abakozi, communication no mu gihugu usanga u Rwanda ruri muri sari wacu kurenza rwose nuko igihugu tubamo kimeze. Rero arabyishimira cyane kandi aranshyigikira, kandi nawe ubwo yiteguye kuza, kuko abana nibamara kuba benshi n'inshingano zikaba nyinshi, bizasaba ko tuza tukabegera. Yego. Ndumva nta kurekura, ibyo ari byo byose tuzafata ikindi gihe twongere tuganire, twongere dutarame nk'uko twataramye ahangaha, ariko sinasoza nta kubajije uru rugo rwitwa Umurishyo, urugo rwa Kinyarwanda, urugo rurimo ibintu byinshi nyaburanga, wowe warubonye ute cyangwa usanzwe urubona gute? Uru ni urugo rwiza, cyane cyane hagati mu mujyi wa Kigali nk'uku nguku, ni ibitangaza. Ubundi dukunze kujya kure, tukagenda imihanda miremire tugiye gushaka aho bakibungabunga ikinyarwanda n'umuco. Ntekereza ko ni amahirwe yaziye abanyakigali, ni amahirwe yaziye abatuye kure cyane ya Kigali, bashaka kuza muri Kigali ariko bagashaka n'ahantu bakubitana n'umuco. Uru rugo nasanze ari urugo rwujuje byose, uhasanga uruhimbi, uhasanga ibya kera bitandukanye, uhasanga uburyo ubukwe bwa kera bwakorwaga, urya kinyarwanda, hari umurishyo w'ingoma, hari amatorero atandukanye, ibyo dushobora kwifuza byose, uko byagendaga mu kinyarwanda, gusekura, gutegura indyo mu kinyarwanda, kurya neza mu kinyarwanda, indyo mu mahanga iwacu twita biologique, bio. Ni ukuri ni urugo rwujuje byose, natera ishyari buri wese kuzinjira hano. Ndagushimiye cyane, ndakwifuriza umugisha w'Imana, ndakwifuriza gukomeza, ndakwifuza kubona contribution nyinshi, ndakwifuza nawe kuronka ibintu byinshi cyane kugira ngo ubone ibyo ufashisha abandi, kandi nabo ufasha nabo ndabifuriza kugira ngo nabo bazagira abandi bafasha. Ndifuza yuko nabandi natwe tugufatireho urugero, nitugira gitoya tubona cyangwa se kinini tubona, haba nyuma y'ukwezi ku mushahara cyangwa se ikindi gihe turonka, tujye twibuka yuko hari inkuru z'abato, hanyuma tuze tugushyigikire nk'uko wabitubwiye hari tuganiriza. Hanyuma rero kabifuriza umugoroba mwiza, mugira amahoro n'amahirwe, bonne chance. Murakoze cyane. Murakoze cyane.